Muraho neza, amazina ni Idi Turatimana, YouTube channel ni Rwanda Real Estate musanzwe mubimenyereye. Uyu munsi turi ahantu bita mu Busanza, hafi yo kwa Bamporiki. Tugiye kwereka inzu nziza cyane iri kugurishwa ku giciro cya miliyoni 150 y'amafaranga y'u Rwanda. Harimo n'ibiganiro. Inzu yacu igizwe n'ibyumba 4 ndetse na toilette 3, ndetse ikagira na rooftop nziza cyane mu buso bwa 400. Urabona ni parikingi y'imodoka 3 uko muri kugenda mubireba. Parikingi y'imodoka 3 yaparikamo nta kibazo. Hanyuma ngiye kubatembereza mbereke ubwiza bw'iyi nzu. Ni miliyoni 150 harimo n'ibiganiro. Inzu yacu ni kuri kaburimbo, byibuze haraburaho metero, byibuze metero nka 30 kugira ngo ugere kuri iyi nzu. Ni inzu nziza cyane, ngiye kubatembereza gake gake mubashe kureba ubwiza bwayo. Hanyuma muraza kumbwira muti, muraza gutera comment muvuga ati ino nzu muyibonye muti. Reka rero tubatembereze. Tukigera aha ngaha urabona ko ifite parikingi nziza kuko nabibabwiye. Parikingi nziza yisanzuye ndetse n'indabyo muri kugenda mubireba. Urabona ko ifite akajaride gatoya gato cyane kabasha gutuma ugira ubuhumekero bwiza cyane. Reka twinjirane mu nzu ntabatindiye tugende tubasha kureba uburyo ibintu bimeze. Tukigera aha ngaha murabona ko uhita uhura n'amakoro meza cyane atatse inzu yacu. Ni amadizayini bagiye bashyiraho meza cyane atuma inzu irushaho kuba nziza cyane. Ni inzu rero ifite ibyumba binini, salo nini ndetse n'igikoni kinini. Reka tukiri aha ngaha muhita mubona ko duhita twinjira aha ngaha kuri aka terase keza cyane kajya muri salo. Reka rero tugende dutembera gake gake mugende mubasha kureba ibintu uburyo bagiye babitegura. Bagiye bategura neza rwose. Reba nawe aya amavaze meza cyane atuma winjira muri iyi nzu neza cyane. Ukigera hano uhita uhura n'urugi rwiza cyane bakoze rwamuvura, urugi rwiza rwose rutuma ufungura neza nta kibazo. Hanyuma tugahita tugera muri iyi salo nini cyane. Ifite salo nini nk'uko muri kugenda mubibona, salo nini rwose ndayibatuye. Ni salo nziza cyane, gypsum ahantu hose ni gypsum. Ni ukuvuga ngo ifite gypsum muri salo, ikagira gypsum mu gikoni ndetse n'icyumba kiri principal. Reka rero ngende batembereza gake gake, cameraman nagenda amfasha abereke uburyo iyi nzu imeze. TV stand nziza cyane, nziza pe ngira ngo kugenda muyibona. Hanyuma ikagira ndetse na salamanje nini, ikagira ndetse n'aka kalavabo keza cyane gatuma ubasha gukaraba neza cyane nta kibazo. Hanyuma tukiri aha ngaha duhita tuza mu cyumba cya mbere. Reka twinjire mu cyumba cya mbere tubereke uburyo icyumba kimeze. Ngo nababwiye ko ifite ibyumba 4, toilette 3 ndetse na rooftop nziza cyane ku buso bwa 100. Kaburimbo ni metero byibuze 30 uvuye kuri kaburimbo. Urumva ni nkaho ari kuri kaburimbo. Reba iri dirishya ry'iki cyumba cyo muri cyumba cya mbere cy'abashyitsi. Urabona ko ifite idirishya ryiza cyane. Hanyuma tukaza tukiva muri iki cyumba duhita tuza hehe, hano muri no toilette. Mwirebe neza uburyo imeze. Toilette y'abashyitsi nziza cyane. Kuri miliyoni 150 iyi nzu yaba iyawe. Ni inzu nziza y'agatangaza. Hanyuma tuvuye hano muri iki cyumba noneho tugiye muri salamanje. Murebe ifite tugiva muri salamanje tuza mu gikoni kinini cyane gifite utubati twinshi mwoga byaramwe. Murana ko ifite utubati twiza kandi twinshi. Ndebera umwanya wa gas cooker. Igikoni cyiza cyane rwose. Hanyuma tukiva mu iki gikoni murabona ko tukiva mu gikoni duhita tujya none muri bya byumba 3 bindi bisigaye. Wow, reka duhere noneho kuri iki cya mbere kiri aha ngaha. Ni icyumba kinini kandi cyiza cyane rwose. Hanyuma iki cyumba murabona ko ari icyumba kinini gifite n'idirishya ryacyo. Reba urumuri rw'iki cyumba rwose ni urumuri rwiza cyane. Hanyuma tukagira n'iki cyumba kindi murabona ko ari ikindi cyumba nacyo cya gatatu. Ntabwo turajya muri principal, ni icyumba kinini uko mubibona ahantu cameraman ahagaze nanjye ahantu mpagaze. Urabona ko ari icyumba kinini cyisanzuye nta kibazo rwose, gifite noneho n'idirishya ryacyo. Hanyuma twavuye aha ngaha tuje noneho muri ya toilette isavinga bya byumba 2. Urabona ko ari ya toilette nini cyane, ifite toilette ndetse na douche yayo, ikagira ndetse n'ikirahure cyiza cyane bayikoranye. Hanyuma tukiva aha ngaha ni ukuvuga ngo iyi ni ya koridoro igize isavinga bya byumba 3.
dore bagenda banyerekera icyumba kimwe, iki ni icya kabiri ndetse na kiriya cya principal tutarajyamo. Hanyuma ikagira n'akaryango gasohoka hanze mu gikari nk'uko muri kugenda mubireba. Reka mu gikari turaza kuhagera, reka tubanze tubereke mu nzu uburyo hameze. Noneho twagiye noneho mu cyumba kiri principal, ni gutya uyu muryango uhera ahangaha. Ni ukuvuga ngo iyo ni koridoro, hanyuma uyu muryango uhera ahangaha. Reka tuze dutya gake gake kugira ngo ubashe kugenda musobanukirwa iyi nzu uko imeze. Chambre principal urabona ko twayigezemo. Chambre principal nini cyane, banyereke nabwiye ko gypsum iri ahantu hatatu honyine. Iri muri salon, iri mu gikoni ndetse n'icyumba cya principal, icyumba cy'ababyeyi. Ni gypsum iri mu ahantu hatatu honyine. Hanyuma ikagira ndetse na ya terrasse cyangwa se ya balcon ya cya cyumba cyo hanze cyangwa se wa muryango usohokera hanze. Hanyuma turi hano muri iki cyumba, tuhita tuza hano muri mu rwambariro cyangwa se muri hari garde robe. Ni ahantu heza cyane hose ho kwambarira, murabona dufite garde robe nziza cyane nini yisanzuye. Hanyuma tukajya tuza ahangaha muri dushe iri principal, mwahabonye dore ni hanini cyane, ni ahantu hanini muri kubibona rwose, ni dushe nini yisanzuye, ikagira n'amatoilette meza cyane bayikoranye ndetse n'udushawa tubiri uko muri kugenda mubireba. Urabona ko ari ahantu heza cyane, washaka ugahita usohokera ahangaha usubira muri salo cyangwa se muri bya byumba bindi utarinze uca hariya. Hanyuma noneho reka tugende tubereke hanze, tunazamuka kuri rooftop tubebereke uburyo hameze. Ni icyumba kinini cyane cyiza kandi cyisanzuye, gifite urumuri ruhagije cyane. Ndebera aka gaterase kayo uburyo kameze, na gaterase keza cyane kuri chambre principal kuri miliyoni 150 rwose iyi nzu yaba iyawe. Noneho reka tuzamuke tubereke cyangwa se tubereke rooftop uburyo imeze. Hanyuma ababwiye ko tugiye kuzamuka kuri rooftop, nako turi kuzamuka gake gake kugira ngo ugere mubasha kureba uburyo iyi nzu ari nziza cyane. Ni terase iri hejuru, iri kureba view ya Kicukiro cyangwa se ya Kabeza, ahantu heza cyane. Urabona ko tugeze kuri rooftop, ahantu heza rwose ushobora kwicara uri kumwe n'umuryango wawe mukaganira, mugatera cyangwa se mugatera story nk'umuryango. Urabona ko ari rooftop nziza cyane yisanzuye, ushobora kwicara uri kuganira n'umuryango wawe. Hanyuma rero reka tumanuke tubereke, reba view yaho, ni view nziza cyane ireba Kabeza, ireba na za Kicukiro muri kugenda muhareba. Ahantu heza cyane, no ku kibuga cy'indege muri kuhabona ndetse na kuri stade i Remera. Reka noneho tubereke iby'inyuma cyangwa se amazu y'inyuma, murebe uburyo ameze. Tugiye mu gikari, muri kugenda mureba uburyo hangana, na ahantu hanini rwose hisanzuye, wabasha gutambukana. Wenda ushobora kuzana umufuka w'amakara ukawacisha hano, si ngombwa kuwucisha muri salo. Urabona ko ari ahantu hanini rwose, n'igare cyangwa se moto ishobora kuhaca. Banyerekere uburyo hangana. Wow, ni ahantu hanini. Hanyuma ahantu ho kumesera urabona ko ari nta makemwa, ni ahantu hanini rwose hisanzuye mu gikari cyiza cyane cyisanzuye. Hanyuma wava ahangaha ugahita uza mu gikoni cyo hanze, gifite amabuye cyangwa se gifite urabona ko ari cya gikoni cyiza cyane rwose, cyiza, cya kindi utekesha amakara. Wow, ni igikoni cyiza cyane. Hanyuma uyu ni wa muryango, urabona ko ari wa muryango ujya ugana mu nzu nta kibazo rwose. Hanyuma ahangaha iyi ni inzu y'umukozi ya mbere ndetse n'iyi ya kabiri. Urabona ko ifite inzu z'abakozi ebyiri na dushe yayo. Dore ni inzu rwose ikiri nshyashya nziza cyane. Urabona ko ufite abakozi babiri bashobora gukoresha ahangaha. Udusure rero kuri Rwanda Real Estate, tujye tubasha kugenda dukurikirana cyangwa se tubereka updates zigezweho. Murakoze, murakarama.